Indirimbo 10 zashyize mu bicu abitabiriye igitaramo Shine Boy Fest cya Davis D. Ibihumbi by'abafana bitabiriye igitaramo Shine Boy Fest cy'umuhanzi Ikishaka Davis wamamaye nka Davis D, izina ry'ubuhanzi, batahanye umutima wishimye nyuma yo gutaramirwa n'abahanzi barenga 10 mu ijoro rimwe, binyuze mu ndirimbo buri wese yari yashyize ku rutonde ashingiye ku marangamutima ye ndetse n'amarangamutima y'abafana. Cyari igitaramo gikomeye cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Village, ahazwi nka Camp Kigali. Cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 29 Ugushyingo 2024, aho cyitabiriwe n'abarenga ibihumbi 4. Iki gitaramo cyagombaga kubera muri Beka Arena, ariko Davis D yabihinduye ku munota twakwita ko ari uwanyuma, ndetse yagiye agerageza gutumira abahanzi mpuzamahanga kugira ngo bazataramane nawe, ariko birangira umuraperi Nasty ari we wemeje gahunda ya nyuma. Davis D yari yitabaje abahanzi banyuranye bagiye bakorana mu bihe bitandukanye, ndetse n'abandi bahanzi bubakanye ubushuti mu myaka 10 ishize ari mu muziki. Uyu musore ariko yanazirikanye imibanire n'umuryango we, ndetse anashimira byihariye uruganda rwa Bralirwa rwamuteye inkunga muri iki gitaramo. Mu kiganiro cyihariye Davis D n'Inyarwanda, Davis D yavuze ko kuba Nasty yaramushyigikiye muri iki gitaramo ari uko amaze kuba nk'umuvandimwe we wihariye, ndetse avuga ko uyu muhanzi Nasty agira ikinyabupfura, aca bugufi. Ikirenze kuri ibyo, ni umwana mwiza. Yavuze ko nyuma yo gukora iki gitaramo nibwo urugendo rutangiye. Ati, nyuma y'imyaka 10 ishize ahubwo nshyizemo umurego. Ku rubyiniro yataramanye n'abahanzi barimo Rutijowel, Neringabo, Nasty wo muri Afurika y'Epfo, Risa Arinson, kabuhariwe Dani Nanone, Bushari Dramati wo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ndetse DJ Maino n'abandi batandukanye. Inyarwanda ndetse na Turatsinze wawe tugiye kugaruka ku ndirimbo 10 zashyize abantu mu bicu muri iki gitaramo. Indirimbo iri ku mwanya wa mbere ni indirimbo ya Neringabo bita Nywe yabaye indirimbo idasanzwe mu zigize album 3 Neringabo amaze gushyira ku isoko. Kuva yayishyira hanze, abayobozi mu nzego zinyuranye ntibatinye kuyikoresha, ahanini bitewe n'ibiyigize. Neringabo yigeze kubwira Inyarwanda ko iyi ndirimbo yabaye nk'idarapo ry'umuziki we, ashingiye ku ntambwe imaze kumuteresha. Uyu muhanzi wo muri Kina Music, iyi niyo ndirimbo yahereyeho ubwo yari ageze ku rubyiniro, maze ibihumbi by'abantu bimufasha kuyibyina ndetse no kuririmba. Hari aho yageraga hagati akareka abafana bakayiririmba, ubundi akungikanya nabo. Iyi ndirimbo Nywe yayishyize kuri chaîne ya YouTube ku wa 10 Nzeri 2021. Ubu imaze kurebwa n'abantu barenga 983. Mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu President Paul Kagame, Neringabo yavuguruye iyi ndirimbo ayihuza no kwamamaza His Excellency Paul Kagame. Indirimbo ya kabiri yabice bigacika mu gitaramo cya Davis D Fest, SMA ya Nasty na Lowlene. Mu bitaramo
igihumbirajana uyu musore yakoreye mu bihugu bitandukanye. Ku rutonde rw'indirimbo yaririmbaga ntiyigeze yibagirwa iyi ndirimbo yakoranye n'uyu mukobwa. Ni indirimbo yagiye hanze ku wa 18 Werurwe 2024 ndetse imaze kurebwa inshuro zirenga ibihumbi 52. Ubwo ndavuga inshuro miliyoni ubwo ni miliyoni 52 ku rubuga rwa YouTube. Ku mbuga nkoranyambaga zindi zicuruzwaho umuziki ho yagiye ibica bigacika. Ni indirimbo ifite amashusho meza ndetse na C ni inkumi bataramanye bakinnye urukundo mu buryo bwanogeye benshi muri video yayo. Gusoza igitaramo yahuriyeho na Davis T, Nesty yavuze ko iyi ndirimbo yayibageneye nk'agashinguracumu. Yayiririmbye maze abiganjemo cyane cyane inkumi bari imbere ye bararyoherwa karahava. Yavuye ku rubyiniro ashima uko yakiriwe i Kigali ndetse yumvikanishije ko mu gihe cyose u Rwanda yiyambajwe yagiye aboneka. Indirimbo yabice bigacika, indirimbo Jeje ya Platini ndetse na Davis T, bombi ni abahanzi b'abanyadushya nta buri wese arabazi. Byari bimeze nko guhigana kuko buri umwe yari afite itsinda ry'ababyinnyi bamubyiniye barenga 5, ariko kuri Davis T ho byari akarusho. Mbere yuko Platini ajya ku rubyiniro yabanje gukora siporo, ubundi aseruka yambaye ikote gusa nta mwenda w'imbere urimo. Yari yabanje guteguza ababyinnyi be ko bagiye gukora akazi gakomeye cyane, ndetse koko yabigaragaje ubwo yataramanaga na Davis T binyuze muri iyi ndirimbo Jeje. Mu myaka ishize baziranye n'ubwa mbere bombi babashije gukorana indirimbo, ndetse nayo yashibutse ubwo umwe yasuraga undi. Iyi ndirimbo igezweho cyane ku buryo bukomeye. Reka tujye ku ndirimbo bita Bermuda, ifatwa nk'indirimbo yahuje abahanzi basanzwe babizwiho gutigisa urubyiniro. Inafatwa nk'indirimbo yatumbageje ubwamamare bwa bombi. Iyi ndirimbo irimbimo n'abaraperi babiri barimo Busha ndetse na Bulldog. Inaririmbamo na Davis T wari wakoze igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 ishize ari mu muziki. Gusa Bulldog we ntiyabashije kuboneka ku rubyiniro ndetse no mu gitaramo muri rusange. Iyi ndirimbo yakozwe mu buryo bw'amajwi na producer Element L, naho Bernard bagenzi we niwe wayikoze mu buryo bw'amashusho. Indirimbo bita Igikobwa iraza ku mwanya wa 5. Indirimbo Igikobwa ni ya Ruti Joel. Kuva Nyakanga 2021 indirimbo yajya hanze yagiye ica ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse umubare w'abantu bagiye bayireba ugiye wiyongera ubutitsa. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zagiye zikundwa cyane za Ruti Joel, ndetse niyo agiye mu bitaramo ntajya yibagirwa. Ni indirimbo akunda kwirimba cyane mu bitaramo bitandukanye, ntagashobora kwibagirwa kuko bakunda kwimusaba cyane. Ni indirimbo kandi ndetse n'izindi ngenzi zazo ebyiri yaraye aririmbye zabice bigacika. Indirimbo bita Ulala Ulala la ulala 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 la ulala ulala. Ni indirimbo bice bigacika. Cunda nayo yabice biracika. Amariza ni indirimbo zagafasha mu gitaramo. Tujye ku indirimbo Said ya Nesty ndetse na Runtown. Iyi ndirimbo yabaye sereri mu mitwe ya benshi nyuma yaho igiye hanze ku mugaragaro ku wa 15 kubaza 2017, aho kugeza ubu imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 31 ku rubuga rwa YouTube rwa Coke Studio Africa. Ni indirimbo yakunzwe cyane hirya no hino ku isi, cyane cyane mu mezi za 2017, bituma igikundiro
cy'aba bahanzi kiyongera cyane. Tujye ku ndirimbo ya karindwi, Moromita ya Neringabo ndetse na Kenisol, yasohotse mu mwaka wa 2024. Neringabo yashyize imbere gukorana indirimbo n'abahanzi bagenzi be, ndetse nawe awusobanura nk'umwaka wa korabo kuri we, kuko yakoranye n'abahanzi batandukanye kandi bafite izina rikomeye muri iki gihugu. Tujye ku ndirimbo ya munani, Dede ya Davis T. Ni indirimbo yabiciye biracika mu gihugu cy'u Rwanda. Davis T yagize ati, icyo gihe yaganiraga n'Inyarwanda, yavuze ko yakoze iyi ndirimbo agamije kwimara agahinda no gushyira imbaraga mu muziki, kuko yari amaze igihe kinini abona ko abantu birengagiza ibikorwa bye mu bihe bitandukanye. Dukomeze ku ndirimbo ya 9, Kosho ya Dramati wo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ni indirimbo imaze amezi 7 igiye ku isoko, kuko yasohotse ku 29 Mata 2024, ndetse imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 5 ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo igiye bica bigacika. Ni indirimbo kandi yanonosowe na Bobo Pro, muramuzi cyane. Tujye ku ndirimbo ya 10, indirimbo bita Icupa ya Platini. P yahoze mu itsinda rya Dream Boys, akaba asigaye aririmba wenyine bitewe ko mugenzi we yagiye gukomeza amasomo ye mu bihugu byo hanze. Ni indirimbo yagiye ibica bigacika hirya no hino ku isi. Iri mu ndirimbo zacuranzwe cyane mu mpeshyi ya 2023, ahanini bitewe n'uko irimo ubutumwa bwitsa cyane mu bereho y'abantu batabanye neza mu ngo, bagahitamo kwimara agahinda bifatira agacupa. Ngeze indirimbo 10 zagiye zibica bigacika. Twakwibutsa ku mwanya wa 10 twabonye Icupa ya Platini, ku mwanya wa 8 tubona, ku mwanya wa 9 tubona indirimbo Kosho ya Dramati, ku mwanya wa 8 tubona Dede ya Davis T, ku mwanya wa 7 tubona Moromita Neringabo ndetse na Kenisol. Number 6 twabonye Said ya Nasty ndetse na Runtown. Number 5 tubonamo Igikobwa ya Ruti Joel. Number 4 tubona Bermuda ya Bulldog ari kumwe, ya Davis ari kumwe Bulldog ndetse na Bushido. Number 3 tubonaho Jeje ya Platini ndetse na Davis. Ku mwanya wa 2 SMA ya Nasty ndetse na Lauren. Number 1 twabonye indirimbo Nywe, twabizi ibyuya batureba dutigitaba kiryamye, iyi mihanda iradukanda turi gushaka iminanda, none baravuga ngo nkwe, singira uwo numva ngo nkwe. Yes, ndagushimiye wowe ukomeje gukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku munsi. Ngende turatsinze wawe, ndagushimiye ndetse nguhaye ikaze umunsi ku munsi. Comment, like and share ku bantu bawe, tubwire uko bimeze, duhe icyifuzo ku byo ushaka twajya dukoraho umunsi ku munsi. Yes, turabashimiye cyane, nakagaruka. Ciao.